iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Bari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Yohana igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere tuhabona inkuru ya Yesu avugana n'umusamariyakazi. Iyi nkuru ni inkuru abantu benshi cyane bazi, ni inkuru imenyerewe, ariko kandi ni inkuru dushobora kwigiramo uko umuntu yakizwa. Yesu akiri hano ku isi yagiye abwiriza abantu benshi nk'iteraniro, ariko kandi yagiye anabwiriza umuntu ku giti cye. Twabonye uko yabwirije umugabo witwa Nikodemu, twabonye ukuntu Nikodemu yakijijwe, ndetse iyo urebye mu byanditswe ubona ko yagiye ahamagara Andereya, agahamagara abigishwa be umwe ku wundi, bose yagiye avugana nabo umwe ku wundi. Hano rero naho igihe cyarageze biba ngombwa ko Yesu ahura n'uyu musamariyakazi. Muri Yohana igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere niho dusanga iyi nkuru y'umusamariyakazi. Iyi nkuru rero Yesu tubona yuko yagiye kuganira n'uyu mudamu, agatangira hari ikintu amusaba. Yaramubwiye ati mpa amazi yo kunywa. Nubwo yamubwiye menshi, abo yaramubwiye ati mutuzi two kunywa. Uyu mugore acyumva aya magambo yahise ahishura ibiri mu mutima we. Yesu abwira Yesu ati nkande uransaba amazi, ntuzi ko uri umuyuda? Uri umuyuda, ndi umusamariya, unsaba amazi yo kunywa gute? Hari ijambo riri ku murongo wa 10 ari naryo ngira ngo duceho akarongo muri iki gitondo. Yesu yaramubwiye ngo iyaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Ndagira ngo urebe ibyo bintu uko ari bitatu. Yesu yabwiye umudamu ati ibyo uri mutekereza byose, icyo utekereza kuri cyo, icyo utekereza ko ndi cyo, uko amaso yawe areba, ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe bwo kumva no gusobanukirwa, mbese uko uri kose, iyaba wari ubishyize hasi ubundi ukamenya impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi yo kunywa uwo ari we, nawe uba umusabye akaguha amazi y'ubugingo. Uyu mudamu yumvise aya magambo aravuga ati none se, ku murongo waho wa 11 aravuga ati nta kivomesho ufite, yewe kuri 12 ubu se ko kuraruta sogokuruza. Ariko ku murongo wa 11 urebye neza urabona ko uyu mudamu yumvise ari amagambo Yesu yamubwiye yahinduye uburyo yabonaga Yesu. Aramubwira ati databuja. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, ringaragariza ko uyu mudamu mu buryo bumwe cyangwa ubundi yaratangiye kwizera Yesu, yaratangiye kubona ko atari umuntu wo gusuzugurwa. Aramubwira ati databuja. Yarakiyobagurika ati ko nta kivomesho ufite, iriba rikaba rirerire, aya mazi urayavoma ute? Ikindi, none se ubwo ushatse kuvuga ko uruta sogokuruza? Hari abantu benshi cyane bazakubwira bati jewe wimbwira ibyo bintu byo gukizwa, idini ya sogokuru niyo nkirimo na n'ubu, idini data yavukiyemo akaba yisaziyemo niyo ndimo na n'ubu, ntabwo nshobora guhindura. Ntabwo ndi hano ngo mvuga amadini, ariko abantu benshi bazakubwira yuko ibyo barimo basa nkaho babizi cyangwa se ko bibanyuze. Uyu mudamu rero nawe yarazi yuko ari mu nzira disi we. Yesu aramusubiza ku murongo wa 13 ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. 14 ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo
amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Amazi Yesu atanga ni amazi amara inyota, atari iby'akanya gato, ahubwo by'iteka ryose. Yesu yari arimo abwira uyu mudamu ati, aya mazi koko muvoma ni amazi meza, sogokuru wanyu yakoze neza, ariko aya mazi muvoma ntabwo amara inyota mu buryo bwuzuye, n'ay'akanya gato, ari kunywa amazi nzamuha. Imana yacu ishimwe cyane. Unywa amazi nzamuha. Ariko uri kubona rino jambo, unywa amazi nzamuha. Yesu ahangaha yari arimo avuga, ariko arenguriza ku kindi kintu. Yari arimo avuga arenguriza ku kindi kintu. Ntekereza kandi nkizera ko yari arimo avuga ku kuzuzwa umwuka wera, kukuza k'umwuka wera akaba mu bizera. Ndagira ngo turebe mu Kuva igice cya 17 umurongo waho wa 6. Bibiliya irambwira ngo, nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'i Horebu, ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe. Aha ni mu gihe Abisirayeli bari bari kuva muri Egiputa, hanyuma baza kubura amazi, batakira Mose. Mose ajya imbere y'Uwiteka aramwinginga, hanyuma Imana ibabwira ukuntu iri buze kwigaragaza. Dore uburyo budasanzwe. Imana ibwira Mose iti, bwira Abisirayeli bateranire hariya imbere y'igitare cy'i Horebu, hanyuma ndi buze kwigaragaza. Wowe ukubita igitare, kubita igitare amazi ari buvemo, hanyuma abantu bayanywe. Mbese iki gitare cyari igitare gutyo gusara, cyangwa cyari gifite icyo gishushanya? Cyashushanyaga Kristo. Muri Bibiliya ahantu henshi tubona Yesu Kristo ashushanywa n'urutare. N'aha rero mu butayu niwe wagendanaga n'Abisirayeli, kandi ahangaha niwe wabahaye amazi. Ariko kandi hari icyo yashakaga kwigisha mu gihe yabwiraga Mose ngo akubite urutare. Uru rutare rwakubiswe ni Yesu Kristo. Wakubiswe akambikwa ikamba ry'amahwa, agashyirwa ku musaraba, agapfa urupfu rubi rw'abagome, kandi ari umukiranutsi, nta cyaha na kimwe yigeze akora. Ariko Yesu arabyemera. Igihe yaterwaga icumu mu rubavu havuyemo amazi ndetse n'amaraso, kandi ayo maraso Yesu yavuye niyo yoza ibyaha byanjye, niyo yoza ibyaha byawe, niyo yoza ibyaha by'abari mu isi bose. Kiriya gihe Imana yashakaga kwereka Abisirayeli ifoto y'ukuntu umwana w'umuntu azapfira abantu, kandi muri we arimo hazava amazi n'amaraso yoza ibyaha by'abari mu isi. Kristo niwe rutare. Hano mu Bakorinto ba mbere igice cyaho cya 10, ndagira ngo tuharebe. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 10 umurongo waho wa 4, Bibiliya irambwira ngo, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Hari igitare cyakurikiraga Abisirayeli bakagira ngo ni ikibuyebuye, ariko yari Kristo mu ishusho y'urutare. Hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo, ayi igitare cy'Imana reka nguhungireho. Ntabwo ari intosho y'ibuye iri hariya gusa disi we. Iyo duhungiye muri Kristo, cyangwa se kuba Kristo ashushanwa n'urutare, ni mu buryo bwo kwerekana ko akomeye kandi ashoboye byose. Hari aho birivuga ngo uwo kizagwira kizamushenjagura. Kristo niwe rutare. Abantu ntibari bakwiriye kubona aya mazi. Bari bakwiriye kubona aya mazi gute se? Kandi bivovose, kandi batishimye, badashima n'Imana, kandi badakiranuka. Ntabwo bari bakwiriye kubona aya mazi. Urebye hano ku murongo Kuva 17 uhereye ku murongo waho wa 2, ndagira ngo tuharebe. Nicyo cyatumye abantu batonganya Mose, bakamubwira bati, duha amazi. Mose arababaza ati, muranonganiriza iki?
kuki mugerageza Uwiteka? Nushaka uzasome kuva hejuru ku murongo wa mbere, ngo iteraniro ry'Abisirayeli ryose riva mu butayu bw'Isini, baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse, babamba amahema yabo i Refidimu. Nta mazi yo kunywa yari ahari. Barangije baritotomba, barangije barasakuza, batera hejuru, aho gushima Imana wibagejeje, aho gushima Imana ibyo ibakoreye, aho kugira ngo babwire Imana bati Imana uri igitangaza, ni wowe wenyine ushoboye byose. Batoya amazi yo kunywa aba ikibazo. Ntibari bakwiriye. Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6 hatwereka ukuntu twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, hatwereka ukuntu twari abo kurimbuka, nyamara kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi irongera iduhindura bazima. Natwe ntabwo twari dukwiriye disi we. Ese kuki Yesu yakogombye kuba yaraje ngo apfe urupfu rubi ku musaraba? Ntabwo ari uko twari beza, ntabwo agakiza kari kadukwiriye, ni ubuntu bw'Imana gusa. Hari ibintu biranga ubugingo buheshwa n'ubuntu bw'Imana. Icya mbere ni uko ubu bugingo nta kiguzi cyabwo. Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 10, Yesu yabwiye umudamu twari turi kuvuga w'umusamariyakazi ati yaba waruzi impano y'Imana, iyaba waruzi ikintu Imana igambiriye ishaka kuguha ku buntu, iyaba nawe waruzi impano y'Imana. Abaroma 6 umurongo wa 23 ku gice cyawo cya 2 haravuga ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Abefeso 2 umurongo wa 8 haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, nta kiguzi. Agakiza ni ubuntu. Ntabwo agakiza ari ideni, ntabwo agakiza ari igihembo cy'uko umuntu yakoze neza. Oya, agakiza ni ubuntu. Abisirayeli nabo aya mazi nta kintu bayakoreye, nta nubwo bari bakwiye kuyabona kuko bari bamaze gucumura, ariko Imana yabahaye amazi. Icya kabiri kiranga ubu bugingo buhoraho buheshwa n'ubuntu bw'Imana nuko ari bwinshi, burasaga. Abaroma 5:20, Abaroma 5:20 hari umurongo uri muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi. Hari ijambo nshaka kutazibagirwa rivuga ngo cyane. Imana yakunze abari mu isi cyane. Mu yandi magambo, Imana yerekanye urukundo rwayo rwinshi cyane, maze bituma itanga Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Abaroma 5:20 haravuga ngo ariko amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga. Ubuntu bw'Imana bwarushijeho gusaga. Icya gatatu kiranga aka gakiza cyangwa se ubugingo nuko buri hafi, buratwegereye. Abaroma igice cya 10 umurongo waho wa 8 Bibiliya irambwira ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Icyo abantu bakoraga nukuza bakinywera amazi. Muri Yesaya igice cya 55 umurongo waho wa mbere turabona Imana ihamagarira abantu bose kuza bakinywera, bakitwarira, bakajyana ku buntu. Ibaze nawe, sinigeze mbona isoko aho bakubwira ngo ibi kintu cyose ni ubuntu, ngwino ugure. Ariko hano Bibiliya irambwira ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi nudafite ifeza nawe nazi, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ukomeje ugasoma iki gice harimo haravuga ku gakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Urutare rwakubiswe
rushushanya Yesu wabambwe. Amazi yadudubije muri rwo ashushanya ugusukwa k'umwuka wera nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko gucungurwa kwacu kwarangiye. Ntabwo ari ikimenyetso cyo gutsindwa n'urubanza, ahubwo ni ikimenyetso cyo gutsindishirizwa kwacu. Nk'uko twabibonye muri Yohana 3:16 haravuga ngo umwizera wese icyo Yesu yaziye ni ukugira ngo abantu batarimbuka, ahubwo namena amaraso ye twe kurimbuka, ahubwo dusukweho duhabwe ubugingo. Yesu atanga amazi y'ubugingo, icyama ukanywa kuri ayo mazi. Ngiki cyo Yesu yari ari gusengera uriya mudamu, yari arimo gusenga avuga ati icyama ukamenya impano y'Imana, icyama ukamenya Yesu Kristo, nawe ukamusaba amazi y'ubugingo. Icyama ukanywa ku mazi y'ubugingo atangwa na Yesu wenyine. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi